Yes, nkuko mubizi ni wa muhigi wanyu mu kiganiro The Hunter Show. Nkaba ngarukanye umujinya, ngarutse mbabaye, ngarutse mfite agahinda. Reka mbabwire, ndababaye. Ubu nje mu ndeba, ndababaye. Ni gute umwari bakubwira ngo icara, wandike, wige, nawe ubwe ataricaye ngo yige. Icyo mbivugiye iki? Wowe Skyto. Ubwo nje mbabuze nuko nkwita, ariko reka nkwite nkuko wize ngo ni Skyto. Wowe uricaza abantu ngo bige, wewe warize. Ubu se ibyo wirirwa gukora ntitwirirwa tubibona. Man, tekereza neza, biriya ntago ari by'abantu. Bantu bize ntago abantu bize batekereza kuriya kwabo. Wirirwa ubwira abantu ngo ntumwe igikoma. Nzate hanze akavido kana twahuriye uri kumwe igikoma se. Ni wowe ndi kubaza, wowe Skyto ubwira abantu ngo bicare bige. Nawe ubwo uzi guteranya aho rimwe ngo guteranya iki ngo bivuga iki, ariko gwicashije abantu wigize umuntu uremereye. Uravuga tugaceceka. Man, genda kuzi neza. Kugira ngo umenye ko nkuzi nta n'imyaka 2 ndushaho imbere. Nkuzi neza, nkuza bagusunitse, nkuza batumye ugera kuri kamera bwa mbere. Ndakuzi. Nkuzi nk'umwana nibyariye. Aho ngaho za green ntabwo tuba turi kumwe. Uza wicaza abantu ubwira abantu wabahinduye injiji ngo bicare bige. Skyto uracyari umwana, ahubwo wowe n'abandi bakuri inyuma ngiye kubicaza mwige. Ngaho uririrwa ku social media wakanza abantu, watutsa abantu. Ahubwo ufite ikibazo wowe. Ufite ikibazo, ariko ikibazo ufite tugiye kugishyira hasi mu maso y'abanyarwanda bakumenye koko wowe Skyto. Ndakuzi neza cyane. Nkawe Skyto wirirwa wiyemera ku bantu ufite ubwenge buri hejuru. Umuntu ufite ubwenge buri hejuru aranywa agasinda akagenda aryama mu nzira, arukira abantu mu nzira. Wiyemera ngo ufite ubwenge buri muntu hejuru, ngo urarenze, ngo umuntu ukaze. We ntabwo uri umuntu ukaze, kuko umuntu nyamuntu ajya mu kabari yanywa agateganya imbaraga ziri bumugeze mu rugo iwe. Pana kunywa ukagenda udandabirana mu nzira wikubita hasi uruka mu mihanda. Ntabwo ibyo bintu aribyo dukeneye. Umuntu w'umusitari, umuntu abantu bakurikirana, umuntu amaso yose abateze. Gabanya ukava mu rugo wiyemeye ngo ntabwo wanywa igikoma umugore n'abana bakureba, ukajya kugisukisha muri alimentation, ugategeka n'isukari bashyiramo, ugafata imigati 2 ukagenda, kandi wavuye mu rugo wigize uwadanje ngo ntabwo wanywa igikoma. Njye nakuzaniye umujinya, naje nakurakariye kuko njyewe ubwanjye umaze kundambira. Nta bwenge ufite aho. Ubaye ufite ubwenge, ahubwo wava mu rugo umwe cya gikoma n'abana n'umugore mwicaranye, wagera mu muhanda ubizi ko mu muhanda tuba tukureba ukiyumanganya. Wagera mwako kabari ukanywa 2 ugataha. Ureka kwibwira ngo nguze ubwenge. Kubuza ubwenge ntago ari ukunywa. Gutaha udandabirana, utaha urukira abantu badufashe nkaho tutavuga, tutatekereza, turibire ibyo ugira uko wishakiye, tuntu twose tureba tukavuga ukagira ngo ngiye naje gukubwira ko nta kintu n'iki na kimwe ugikora wowe rwose. Wapi wicajije abantu, ahubwo we bagiye kuza bakwicaze uve mu nzira ugende wirirwa utembera n'abandi, kuko hari n'abandi bakubanzirije muhuru ukababona nkaho atari abantu. Icyo nakwibutsaga ni kimwe, nakwibutsaga ko nta bwenge ufite je. Reka gutekereza nk'umuntu uri hejuru. Turahura ipantaro waziyejeje munsi y'ikibuno ngo ubwo nibwo bwenge, ngo uri umusitari wae. Umusitari utiyubaha abaho. Umusitari utubaha abantu bamukurikira ntago abaho. Mu kugenda wiyemeye uvuga ngo Skyto wani. Chaza abantu ngo bige, nawe ubwawe uticaje ngo wigishe. Byo nta kintu bivuze muri social media y'ahangaha hanze. Nta kintu bivuze. Ahubwo wowe ugiye kwicara wige, kuko ibikiri cyo cyanzanye kugira ngo nkwigishe.
ahubwo nge ndaje nkubere mwarimu, nkwigisha umuco, nkwigishe kutagenda wamanuye ipantaro munsi y'ikibuno uri umusitari, nkwigishe kutagwera igikome wawe mu rugo ukajya kukigura muri alimentation wagize isoni watinye abantu ko mu rugo bakubona ko ujya mu gikoma. Vana ikikanga aho ngaho, ntabwo twebwe twaba dukanze, ahubwo wowe reka uze wicare wige ujye mu ishuri rimwe nk'abandi. Nge ndababaye cyane. Sikaitu uyu munsi ntabwo yakagombye Sikaitu kuba ari Sikaitu wawe undi wa kera igikondo wanyweye uri mugenda utambara urara mu bubara ahantu hose utaha wirukiyeho. Wakagombye kuba utari Sikaitu tubona ahangaha agenda yirukanka. Sikaitu ikindi kintu kimbabaza kikanandengaho kikanandya mu mutwe ni ikintu kimwe, nta nubwo wanashima uwakuguriye matera akagusiziriza ikibanza akakurera ugakura ashaka kuvamo umuntu w'umugabo, ariko uranzura murumbiye umubanye imbwa. Ahubwo uri aho ngaho uri muririrwa umuvuga gabanya bonshe. Byerekana n'ababwize n'ukuri. Jewe ikintu kimbabaje kuwa aka kanya, Sikaitu wakagombye kuba utari wa muntu wamagutiye gatwa makeya igikondo, ukaba uri Sikaitu wazamuye urwego. Apana wowe kwirirwa wica, ariko reka ibyo noneho ngewe mbireke. Basi ntabwo wakagombye gushima uwakuguriye matera, ugashima uwatumye usize ikibanza ukubaka inzu, ugashima uwatumye ujya mu rukiko akakugurira amafanta akakugira Sikaitu wa nyawe. Nukugira ngo tukwigishe gushima gusa. Ibi ngibi ubwo byirengagiza, kandi wowe urabizi. Wikirirwa wikoroga mu bantu uvuga ngo ngewe ngo Sikaitu ngo ndicaza abantu bige. Nawe icara wiyigishe, kuko nawe ntabwo wari wiga, nta n'ahantu wari wagera. Niba utabasha kwicara ngo ushimire umuntu wakuguriye matera, ushimire umuntu wakuguriye ikibanza, ushimire umuntu wakuguriye amafanta mu rukiko, ntabwo wari wiga. Ahubwo yabanza wicaraho wicazaga abantu ngo bige. Ahubwo ngereka nkubwire, ninde hano naza no kurwana n'umuntu, reka mbareka nigendere. Sikaitu nari igihe navuze iki kintu. Basi uribuka ukuntu wasaga, urabyibuka neza. Igikara cyabaye inzobe, warakeye umeze neza, ariko no gushima birakunaniye. Ahubwo ngiye cyo nakubwira ni kimwe, ngewe birandarambiwe.